kirazira kikazizwa gukritika uwo mwashakanye yaba yumva yaba tumva. Hari uwamukrititse adahari, mana yanjye manza simbizi atazanyumva. Hari uwakrititse umugore we none atahari sasa. Nashatse nabi tu. Uyu mugore agiye gusura uriya mubyeyi agiye kwa muganga nyina wo biganye. Ari questioninga mu ruhame. Bahita bahamagara wa mugore ngo umugabo wari maravuga gutyo. Hari umuntu ugeze kujya gusura ari muri honeymoon mu kwabuki. Yego. Ariko yari umugabo usanzwe akaze. Umugore aravuga ati tumaze iminsi 3 twimariye. Araganira. Umugore tugiye kubasura batuzanira agafanta. Abazamuye akaguru ashyize ku mugabo. Bari bamaze nk'icyumweru w'abantu. None umugabo aterura kakaguru arajugunya. Egera Yesu utazamenyera. Urumva abayangije amarangamutima ye. Yes, nanone tubahaye ikaze hano kuri KOP, turagarutse mu kiganiro nk'ibisanzwe. Mwari wiriwe neza? Wiriwe neza. Amakuru. Igicamunsi cyiza. Asante. Ariko cyishira amakabaraga, So ntako. Hano turaturitse. Tuturika ari umugore wambwiye ngo duturika nk'injugu. Ari n'uwabimbwiye muri ntuza. Yakubwiye ko nta kabaraga kaba karimo. Nukongeye nijwi risanzwe nta wabikurenganyiriza, ijwi ryawe niko riteye nawe niko uteye. Nanjye niko nteye. Ariko nyine gusiza mbaraga uri kunshaka murumva zava yera. Urongera ijwi gusa nta kibazo. Reba uko nteye, reba ijwi ryanjye gusa urumva. Biragoye. Ni nko gushakira amata kuri ya gahunda. Oya wowe ntabwo ariko byaba bimeze. Ndaho rwose. Ndaho munsi uri muri urira. Nta kidasanzwe uko mbibona. Yego. Twinjize mu kiganiro ariko duhere ku muryango. Duhere ku muryango. Umuryango uriya ni ngombwa cyane. Ngo hari abapapa, ngo hari abagabo mu rugo baba bameze ngo nk'abashyitsi. Abagabo urumva umushyitsi ngo hari icyo ngo hari acyumba abatemerewe kwinjiramo, hari ataba yemerewe kujya. Mbese umushyitsi aba ari muri salo agategereza kwakirwa. Yego. Akarya nta kindi nyine yemerewe. Ngo hari n'umugabo noneho nawe umeze gutyo. Okay. Inkuru ya Regine mushimira ko we nawe ku muryango nawe ahagaze bwuma. Regine iracano nikayirebe ngira ngo ni gutyo. Yavuze abagabo batatu abwira abagore ngo niba umugabo wawe ateye atya ngo senga cyane nta mugabo ufite niko bityo byakabaye bivuga. Nanjye nahise mbi impamvu nabikoherereje nuko nahise numva harimo akagufwa. Mu rugo tugomba kubungabunga umuryango. Urugo rero rwa kino gihe mu rugo hagomba ni ibintu bitatu. Uko we yavuze bari abantu. Urugo rukeneye umwanya. Yego. Urugo rukeneye umucyo ku mitungo. Urugo rukeneye kubahana, icyubahiro. Time, transparency and respect. We nibyo yise ngo umugabo wa mbere nuza mu rugo nk'umushyitsi. Akava akinjira gate muri salo mu cyumba. Mu nzu y'ibyumba 5 akaba agera muri kimwe. Mu cyumba cye gusa. Abo babaho. Uwa kabiri yavuze nuhisha imitungo. Uwo ni handi muri transparency. Hanyuma uwa gatatu nunyega nutesha agaciro umugore n'abana umuryango. Abo rero byose birahurira hehe. Icyo cyanyuma nicyo gikaze cyane ndaza kugitinda. Icyo gikomeye cyane. Ariko icyambere n'icyanyuma bihurira mu cya kabiri. Umugabo w'umushyitsi rero, umugabo yise umushyitsi ni wa wundi udatanga umwanya. Uza gera muri salo, ameza arateguye, saramanje, karya, akajya kuryama, mu gitondo douche agasohoka akagenda. Ajya mu kazi. Akamara icyumweru muri bya byumba 3, 4, 5 atazi biberamo. Uwo rero niwe yise umwetranje, niwe yise umugabo wifata nk'umushyitsi mu rugo. Nkaho ari aho atemerewe kandi ari nyir'urugo. Kandi ari iwe. Icyumba cy'abana ntuzi ngo gifite gahunda ki, ntukigeramo mara icyumweru utakirebyemo. Dushe y'abana ntuzi ngo imeze gute. Yego, reka ngere ku cyumba cy'abana.
iyo ugeze mu cyumba cy'abana nk'umugabo kuko abagore bo barahazenguruka nka 2 ku munsi ushobora gusanga harimo akavuyo ushobora gusanga barara banywa inzoga utabizi ushobora gusangamo umushyitsi wamaze iminsi 3 utamuzi ariko rimwe na rimwe abagabo cyane cyane nk'ibyumba ngiye icyumba cy'umuhungu njyamo tukicara tukaganira tukareba agafilime ibintu nk'ibyo ariko mu bakobwa rimwe na rimwe abagabo ntibakunda kujyamo kubera ko ushobora kugenda ugasanga ko bimereye bikagutera isoni ariko utagamije kubareba ushobora no gucunga bagiye bamwe bagiye ku ishuri abandi bagiye mu kazi ukakireba ukagenda ukareba gahunda irimo nimugoroba mwakwicara ukabati kuse mwabakobwa mwe iriya myenda yanyu garderobe niba yarabaye ntoya mwavuze tukabahindi inkweto kuki mutazishyira mu kabati kazo ari amacupa yavuye hehe iyo umaze amezi 3 ibyo byumba utageramo iyo bibamo abantu ushobora kuzagiza ugasanga harimo n'inzoka yakuze cyangwa harimo umuntu uri gukwepana na leta yarahihishe bamushyiramo ibiryo cyangwa se ukasanga umuntu ufite indigera mu menyo voilà harimo wasamye utabizi ugasanga umuhungu ibigodo yakinisha futu n'ibisogisi biri mu cyumba ibyo byose rero urumva hari ibintu byinshi iyo umugabo azenguruka agira n'inama atanga byakosoka abagabo badakunda kujya mu gikoni kandi mu gikoni uragenda usangemo ibiryo bipfa ubusa abaturanyi bashonje ibyagaze ibyashiririye ibyapfubye ibyaboze bitaratekwa kugira ngo utange inama z'igihe gishobora kuza bisaba ngo aho hantu hose bahageze muri douche abasizemo amakariso atameshe urugo ari urwawe asize batakoropye yego urugo ari urwawe yaho hose ugomba wakagombye kuhareba rimwe na rimwe hari abagabo bagira ibyumba batageramo cyangwa se kuko buriya Regine nyine yavuze ku ruhande rw'abagore nanjye ndamushyigikiye ariko nanjye no ku bagabo ndavuga hari igihe rero bimwe ushobora kubigiriramo ibikomere iyo winjiye mu cyumba cy'abakobwa gutyo utakomanze ugasanga bambaye ubusa ni ikibazo iyo winjiye mu gikoni bari guteka bakabifata nk'aho ari ukurebuzwa bya kino gihe le contrôle n'exclut pas la confiance kuba wajya kurebaho ibyo urya bitekerwa ntabwo bivuze ko utizeye ababiteka imyaka ububiriye ni myinshi ntabwo ugiye kugira ngo ugire ibyo ukosora ariko no kugira ngo ugereyo uvuge uti iki gitoki cyarinze kineka gute kandi kwa kanaka baburaye kavuga uti noneho dufate gahunda nimujya mugura igitoki kinini mujye mugitekaho iminsi 3 ku munsi wa 4 mu gitange cyangwa se nimukizana kikihagera mucemo kabiri mushyira abaturage ibyo rero abagabo benshi rero iyo agiye muri ibyo bintu akagira n'inama atanga iyo zidahawe agaciro yigira bubu akaba wa wundi wo muri saro no mu cyumba agaceceka kuko iyo uvuze ukabikomerekeramo wiha amahoro abagabo dukunda amahoro abagabo dukunda iki amahoro ibintu rero kudurumbanya ufite amandi madosiye akomeye ku kazi bimeze gutya gutegura kejo ibiki mu mutwe abarimo byinshi ntabwo ushaka ibikuvangira iyo hagize akabitukuza gato ugasanga inkweto z'abana zivanze n'iz'abakuru ugasanga amasogisi yawe urayabuze donc abagabo rero bigira abashyitsi mu rugo ntabwo ari beza ariko bamwe bashobora kubikora fo kureba niba byaratangiranye n'umwaka wa mbere hari uwaba bikoraga akabikomerekeramo akabivaniramo ubutumwa butari bwiza akavuga ati hari n'umugabo uvuga ngo nzajya ntaha baryari kubera ko wenda petete yaragerageje akagenda bikomerekeramo ariko ubigira gutyo icyo gihe akitwara nk'umuetranje mu rugo ntabwo ari mwiza n'ubwo mugani Regine nawe yahinduye imvugo yanze kwahuranya aravuga ngo jya umusengera nta kindi wakora uramusengera ariko ni byiza iyo urugo rukominika ahantu hose urahagera ntabwo uravuga ngo isaha ubigire nk'aho ari mekanike uricara muri salo wamara gusubiza message za WhatsApp zose ucometse telefone ugahaguruka mbere yo kujya muri jardin ukikoza mu cyumba kimwe cyangwa ukajya kureba mu gikoni uvuga uti ese bigeze hehe gutyo ntubigire ibintu ngo isaha ngo ndakora visite ntabwo uri animateur mu rugo uri papa ntabwo uri animateur ntabwo uri directeur uri muri control sura inzu yawe
sura inzu yawe umenye aho ibati ryasenyutse, yanabivuze Regine, umenye aho urukuta rwiyashije umututu, umenye ahari umuswa, umenye igitanda kirimo ibiheri, umwana bikubwire. Uko niko kuba père de famille. So rero abo bagabo rero ngo baravuna kuko Regine yabivugaga ati bene uwo nguwo hari n'abatajya bagira gute bavugana n'abakozi kandi aribo bategura, bakaba atazi n'izina rye, amafaranga akayaha umugore ngo yaha umukozi. Igihe umugore adahari se bizagenda bite? Abo nabo kuba batabikora, ngo wa mukobwa ari hehe ntavuga izina rye, wa mukobwa ari hehe ntavuga izina rye. Noneho ariko benshi bayikomeye kiramo iyo bibaye regiriye, rimwe na rimwe ugasanga wenda umugore atabibona neza communication yawe n'umukozi. Ariko rimwe na rimwe hakaba abagore adashobora gutegura ibyo murya ngo ategura ameza, byose yarabihariye umukozi. Rero iyo uri umugabo ubona madame asa n'uwabyikuyeho, uguhita ubona ko responsable ari wa mukozi, akaba ari we mukora. Rimwe na rimwe kuvuga uti uyu munsi saa sita nshaka kurya iki n'iki, akirye guhaha. Umugore rero yabirakarira amati ku cyumuha uha amafaranga umukozi kandi mpari. Iyo bibaye rero uwo mugabo nuko benshi bagenda bacika kuri iyo mico myiza nk'uko Regine abivuga, ariko rimwe na rimwe baba baragiriyemo injari. Umugabo wa kabiri impamvu uvuga ko ariho bihurira byombi, umugabo wa kabiri ngo ahisha umutungo, kagura ikibanza ntabwira umugore, konte ntazibwira umugore, ntamubwira umushahara we, ntagire. Ntabwo uri uwo mugabo ntabwo ari mubi, usibye ko Regine we uko yamuvuze ni umugabo usa naho ateganya kuzatandukana n'umugore agahisha imitungo. Ariko dutandukanye ibintu bibiri, kugira imitungo utabwiye umugore no kwihisha biratandukanye. Ari igihe utabonye umwanya wo kubivuga. Ku buryo wagura ikibanza ukabura umwanya wo kubwira madamu ko waguze ikibanza se? Birashoboka cyane rwose. Urumva rimwe na rimwe hari igihe ubunaniwe udashaka ko agusaba detail, cyangwa se ukabuzi ko aragipinga par exemple, cyangwa se ukaba wakiguze n'umuntu wari ukurimo amafaranga madame atarazi. Umuntu ashobora kuba kurimo 500 akavuga ngo ngwino ufate kira kibanza gihagaze 700 unyongereza desa. Nturakora imitation, nturagira ute. Rimwe na rimwe ibyo bintu kumva. Urumva rero ko ariho amakimbirane ahera. No, ntabwo intention yawe buretse gatoya. Ntabwo intention y'uwo muntu aba ari yo guhisha imitungo. Guhisha imitungo ni ukuyandika ku wundi. Ariko kuyigurika bikwanditseho azi ko mwasezeranye ivanga mutungo n'ubundi niye. Umubi nuyihisha ku bandi. Regine yavugaga ngo abateganya ko muzatandukana none akabitwara ngo cyangwa wapfa bitunguranya amakonte utavuza abantu bakavanaho amafaranga, wowe ni mubi. Ubyandika ku wundi ntabwo arimo. Ariko nubigura ntabwire madamu ko yabiguze, nubwo yabyandikishaho nanjye simushyigikiye. Wowe nubwo uri kumwe na Regine, yewe usibo ntacyo ntwaye. Oya, ntabwo mushyigikiye. Hano ni kuri KOP. Wowe uyoboye ikiganiro, wowe nushyira Regine ndagusenya. Ntabwo ari byo. Biterwa ngo yabikoza agamije iki? Icyo yabagamije cyose abagomba kubibwira famille. Yebye oya, niko bimeze. Erega urugo ni mu rugira mekanike ntabwo ruzabaho. Ahubwo gutyo nibwo ushaka kugira mekanike. Uretse gatoya, uzateganya kuzabivuga ryari? Niba dagamije kuyihisha, ari igihe kizagera afate madamu dutembere nkwereke ibyo nagezeho. Ashobora no gushaka ateganya kumukora agasurprise, kajya kumwereka ati naha nahacu. Ngeri ibyigeze kumbaho birasekeje cyane. Nkibindera nigeze kuguriza umuntu 15,000. Hanyuma akeneye ko muhandi agira isoni, abiganiriza mugenzi we. Mugenzi we aramubwira ati ariko se nubundi ko hantu hawe yarafite ikibanza cya metero 18 kuri 24. Urumva bari bataratangira no kubarura ubutaka. 18 kuri 24 kandi afite 15. Agira isoni zo kunguza ndi. Nyikora muri SOS mpagera ntinze nkasanga bo bamaze kwicara bapanze ibyo barambwira. Imishinga bayipanze bayinogeje. Nuko ariko babimbwiye ari samuti naruhutse. Noneho mpageze arambwira wa undi wa kabiri undi b'amafaranga ari cecekera. Yagize isoni. Wa kabiri azambwira ati ariko karege ko kanaka gufite 15. None inyota ikabimwishe kandi afite akantu hariya kagufasha. Ese kameze gati ati gafite 10 na kangahe gutya na gutya, n'ahantu hasa n'agana mu cyaro ataratera imbere ariko ubukamaze kuzamuka.
nese agashaka bangati 60 nta nubwo niriwe nkareba nese mba ayandi 10 asigaye oya twese tunyweramo 15 bya kabiri twemeje 60 nta n'inyandiko ubwo ntabaye 30 yego turayanywereye nanjye ndimo nawe unywaho nanjye nywaho hanyuma narambwira ati se uko ukureba ko ndataha imbokoboko 15 ndabimuha hanyuma arangije ubwo andi ati 15 rero nayanjye kandi kira kibanza kare kabanza na ka famille murumuna wanjye agomba kubona icyavuyemo atakeneye kubona kurara abonye akaboga na cenze zo kugura akaboga no naya uwo munsi namuhaye 30 15 byo kunywera n'iby'akaboga na bya bindi 15 andimo bibaye 45 15 nabyo nkaye indi weekend nkakubitaho ngira ngo turandika akantu gatoya bisanzwe ndabyibagirwa rero nibagirwa kubivuga none abantu babonye ariko urupapuro nari ndufite ruri mu rugo nuko wenda batari barebye mu myenda yacu abantu barabivuga Karege yaguze ahandi rererere bigera ku mugore ariko banza hari ntabwo nasokoje siko nibagiye ka gasokozo wanyemereye ariko ameze neza ntacyo nuko nyine urumva hari ababijyanaga amakuru bakayatanga nabi urupapuro naguriyeho rwari mu rugo ku kameza k'igitanda ariko nyine bakamuga ati yirwagura agura ibijya hese agura ibibanza ndavuga nituza nabirenze mwereka rwa rupapuro nyine arabyakira ariko wabonye ko byari byamurakaje yayi wanje ntabwo akibimenya ntabwo yabyakiriye neza parapura bamuhaye amakuru yego bamuhaye amakuru nabi niyo mpamvu nyine ayo makuru abakenewe ukayitangira wowe yego nyuma yaho ndahamwereka nyuma yaho mpabona n'umukiriya umpa inshuro zirenze 10 yandi natanze ubwo none urumva kugurisha bw'abagomba kuba hari erega tubyumve kugura ntago bigomba ko uwo mwashakanya bahari ushobora kuza ukamuha amakuru ikibazo ni ukugurisha aho hantu wamaze kuhishyiraho kuhikuraho bisaba ko abahari niyo mpamvu rero no kuhabona abagomba kubimenya ngira ngo ushaka kuba umucakara wo gutanga amakuru apfa kuba hari kandi ntacyo ari bube nta byanditse ku wundi abo bantu ibyo twita guhisha imitungo harimo kategori y'abayandika ku bandi ariko hari kategori y'abatatanga amakuru rega sina nature y'abantu bose utavuga ukereye na okazi yo kubivuga rega uwo umwanya wo kuvuga ngo kakari narakaguze hari ikiganiro mushobora guheraho ntabwo wakwinjira mu rugo uvuga madame maze kugura utazi niba arahakunda kuko aho hari hahanamye twarinze tubagurisha ntamweretse atarahagera nubu hari ahandi na za Bugesera hari ahandi harishifite atazi ariko nta kibazo arabyumvise kandi arabizi nuko najya kuhamwe rimwe na rimwe wenda ugomba gukereya ikiganiro gituma bene ayo makuru uyatanga hanyuma byaba no gukagira ugakereya okaziyo nk'ibugesera buriya dushobora kujya nk'Inyanza twava Inyanza hakiri kare nkakatisha imodoka nkajya kuhamwereka ariko dugora buri gihe duci Bugesera ntago hose ndamwereka kandi Bugesera afite imitungo myinshi arabizi ariko nawe ntabwo agira amashyushyu kuko iyo byamubereye isomo ntabwo agira amashyushyu yo kushyiraho pressure kwahandi uzahanyereka ryari so abantu ni babiri rero guhisha imitungo ku bandi no kudatanga amakuru ku mitungo ni ibintu bitandukanye kudatanga amakuru rero either kubura umwanya wayo occasion opportunity ntabwo wataha umwana ari kurira bari ujye kuvuga ngo ngihorere naguze ikibanza so uwo ni wa kabiri rero kubijyanye n'imitungo na nekerera isoma nashaka kwerekana umugabo ashobora kwibagirwa gutanga ayo makuru ubundi cya kabiri nuko bazanye ibintu byo kuvuga ngo mbere baravugaga ngo no kugura ngo uri kumwe n'uwo mwashakanye ariko byaravunanaga ushobora kuba ufite umudamu akorera Nyamasheke wowe ukorera Gicumbi ukabona imari muri Burera urajya kuzana umuntu wa Nyamasheke niba amafaranga uyafite apen ushobora kumubwira ngo mbonye imari Burera mfite miliyoni 2 nyongereraho imwe cyangwa se kuri ya konti ngiye gukuraho indi imwe nongere nje kugura Burera uravana umuntu Nyamasheke ngo ugiye kugura Burera nundi nubyendekaho sibye yego promoma urashobora kugura ariko kugurisha ayinya kugurisha mpakazi abahari naho nagurije ubushize ntabwo yarahazi
ariko yarahaye ariko icyo gikorwa yakigaragayemo agomba mu kugurisha agomba kuba hari. So rero Regine ibyo avuga ngo guhisha imitungo ababi naba yandika ku bandi ariko kuba uyifite utarabivuze usibye wenda ugize impanuka ibintu ariko ayo makuru abazwi ariko ikibi ni ukwitwa ngo umutungo runaka yarawuguze rwihishwa none anawugurishije rwihishwa aho niho biba byatangiye kuba grave. Ntabwo umugabo agomba kuba esclave yo gutanga amakuru my dear, ntabwo ari uko turera. Umugabo ni umugabo ariko se umugabo none se umugabo agize ikibazo ariko ntabwo n'abantu bangaye si ibibazo ntabwo bihoraho ntibihora ariko bibaho. Ibyo ni in case ntabwo wagendera muri izo exception. Turabagabo kandi ndavuga n'abandi bagabo benshi bameze gutyo. Ubonye imari urayituritsa, hari n'igihe uyituritsa mukanwa iz'abagabo ugataha wananiwe ukazibagirwa ko ari we waturikije ariko urupapuro ubu rufite. Urumva ibyo ntabwo ari ibintu, ntabwo abantu bahita batangira kuvuga ngo kubera ko atambwiye ibi uwanyuma sasa ari ugoye. Uwanyuma rero we ngo atesha agaciro umugore kandi bibaho kunyega umugore. Ese nk'ubugira ubwenge umugabo ubwira umugore ngo ubugira ubwenge kandi mubana mubyarana ariko nk'ubwo mwizeye ubundi reba ukuntu wambaye, reba ukuntu usigaye usa, icyo cyenda wambaye ni icyahe. Si ibintu by'umugabo. Burya psychologist ari umusipsikologe twakoranye wajyaga mu tuntu dushyashya twishi twiza ntuzana ni yitwa Gahezi, niwe navanyeho imyimetero nkunda kubivuga. Ubwo ndagira ngo niba naribeshya ari we bazabaza niba yarambeshye. Avuga ngo abagore bazira icyo bumvise, umva, abagabo bazira icyo babonye. Nushaka gukurura umugabo uzamwereke nyashi mwenda mwiza tambuke neza sibyo isura, ariko umugore ijambo nutitondera ijambo ku mugore uwana rusenya hatacitse n'ameza ngahe. Abagore bacungira ku marangamutima, twebwe abagabo gukunda ibyoroshye tugacungira ku bibarika faranga iyo mitungo. Ariko abagore buri yubabajije afite umugabo umubwira neza, umuha icyubahiro, umwubahira abavandimwe, niyo yahisha imitungo kajana, uwo mugore ntashobora kuzajya kubaza ngo harya ngo dufite iki wamubaniye neza. Yego. Ari naho haza babagabo ifo no gukosora rangaje nyine. Niba umugore yambaye umwenda wumva utakunyuze ntabwo uvuga ngo icyo kwambaye ni iki, ntabwo ariko ntabwo hajyanishije. Iyo panaro ijyanye na za nkweto, aho kuvuga ngo ibyo bikweto iyo panaro ijyanye na za nkweto ni nko kumubwira ngo genda uhindure. Mu kinyabupfura cyiza amagambo meza niyo akurura abagore, babyumva. Yego. Amagambo meza niyo akurura abagore. So rero kuvuga ngo waguze za wagisi uri kutajyuberwa ibaze. So ibyo rero abagore birabangiza, bibangiza mu mutwe, bibangiza mu mutwe. Noneho rimwe na rimwe ahantu bihura n'imitungo rero compensation, umugore wangirijwe amarangamutima, yego, recuperation ye ayizana mu bibarika, mu mibare. Wigeze wumva ngo nkubita igitenge, nkubita igitenge. So nuvuga ngo umugore wangiritse mu marangamutima urukundo arworienta ku mitungo, ko bati nubwo asuzugura, nubwo antesha agaciro, nibura iyi mitungo nzayisigarana. Kumwe cya gikobwa cya wa mukobwa ntuzagakuremo ariko byari burake. Wa undi yavuze ngo niba umugabo afite miliyoni 300 gukora ipasi, nimukora ipasi ukagira 5 uzaba ubaye umukire. Rero umugore burya umugore utekereza ku mitungo cyane n'utarahawe keya zimuhesha agaciro, kuko iyo afite agaciro avuga ngo naho iri hose izaba iyanjye. Noneho yabona ibyo ibya keya byarabuze, areba imitungo, atangira gutekereza imitungo. Harimo muri babandi batesha agaciro, harimo n'abandi bihakana abana. Yego. Nabo barimo. Hakano nakoherereje ntuza donc en fait abagore babaho mu isi y'ibidafatika.
amarangamutima ntago ariko amarangamutima noneho iyo yabuze ajya mu bifatika eba nakabicunga hahandi ashobora no kuvuga ngo iyi nkweto wayiguza ngaye cyangwa kuvuga ngo wigurira imyenda myinshi ngitangurira nageze kuguha akantu k'umupasiteri izina ntago ndi burigarukeho kubera ko sinzi aho abana be bamaze kugera ni umupasiteri ariko ni ikiganiro cyaciye kwa Sabe ndetse baragisibye arabizi ariyizi ni inshuti yanjye tujya tuganira njya namusaba n'ibiganiro ariko ibi ndimo ndahisha izina rye kugira ngo abana sinzi aho abana be bageze ariko kwashize igihe umupasiteri ataraba umupasiteri rero ni umuntu wagize ubuzima bukarishye yabivuze kwa Sabe agira tandasi yo kujya mu mahanga nta byangombwa ahantu yivugira ko abakozi b'ubwato bose bamuzengurutse hanyuma biza kurangira ageze i Bugande akantu ushaka kukubwira ni akamubayeho i Bugande cyangwa na Sudani y'Amajyepfo yagize ihabara y'umuminisitiri muri ibyo bihugu umuminisitiri aramubwira ati sinshaka kariya kaginga bagiye kujya kugirana urugwiro mu buriri ati kare kano singakunda aka kapote umugore akubiseho yari afite umwana umwe atubunda apfuye ati pe atubunda agiye pe asigara abyibazaho niko yambwiye ngo I don't like that thing avuga kapote umugore ati rero ubuzima bwanjye buragiye nkeneye amafaranga nkeneye no kubaho bigenze ne aramubwira ati rero agarutse aramubwira ati I give you my life you give me your money iryo jambo muri icyo kiganiro ririmo amaze kugisha umutima inama avuga ati ko amafaranga nyakeneye n'ubuzima mbukeneye mbigenze ne avuga ati mbere yuko niyambura igihumbi cy'amadolari ngiye nkibona ku meza niko yabwiye wa mu minisitiri ibyo biri mu kiganiro ntabwo ari byakaregeye biri mu kiganiro aranabizi ko mpora mbimubazaho kuko ni umuntu uri positive ku bijyanye n'abakobwa bakubititse muri icyo kiganiro abivugamo ni nayo mpamvu nabaga mushaka ibiganiro abwira uwo mu minisitiri ngo nguhaye ubuzima bwawe nge nawe urampa amafaranga yawe ntabwo nzajya nikuramo ntabona igihumbi cy'amadolari ku meza yanjye wabyumvise ndi kubyumva ibidafatika ni ubuzima arabubuze ahita yimukira ku bifatika ku mafaranga kandi kuko yabigiriyemo amahirwe amafaranga arayabona akayacuruza marikeri akajya kurangura za Central Africa na Congo Brazza na Cameroon mbese yarumva ariko akakantu ngo I give you my life you give me your money ni ukuvuga ngo rero iyo habuze ubuzima bw'ibidafatika aribwo bwubaka muharite umugore byimukira mu bifatika imibare amafaranga nangahe konti iri hangahe inzu zifite nangahe zishyura ngahe imodoka zivirisa ngahe ibibanza ni bingahe byose kubera iki ni nka navuga ni nk'ubuhungiro kuko arimo arakarikira arareba agasanga mu bidafatika ntabwo muri kumwe cyangwa ni muhuza kwa nuko uwo ngiye kuvuga izina uwo mupasiteri rero nawe yari ataraba pasiteri ati I give you my life you give me your money kandi ibyo buzima yabubayemo imyaka igera muri 7-5 buryo so bivuze ngo abagore bahurumbirira imitungo nababuze ya marangamutima iyo mwangije mu marangamutima byarangiye niba umaze icyumweru umubwira ngo yambaye nabi ni umuswa n'iki agira umwanda rarara wamwanya bisigaye murajya mu bibarika agukurikirane akubere nka Rwanda Revenue cyangwa Auditor General ariko mu marangamutima musangira yanyanya genda urukumva so wa undi wa mbere ubumushyitsi ubwo twamuretse ariko niba udatanga time ntutange care ntunatange respect ubwo barakugira murajya muri transparency imicungire y'urugo de façon transparente amafaranga yose ayakubarire wakoresheje aya karubira y'imodoka wanyweye full tank none umaze iminsi 2 full tank igiye byabijyemo wajyaga hehe kubera iki wamwimye ibidafatika agucungiye kubifatika ubwo aho harimo na akandi kagero naringiye gutanga apari wa mudamu benshi mu bagore umukuruza akagero
hari umuntu ugeze kujya gusura ari muri honeymoon mu kwa buki yego ariko yari umugabo usanzwe akaze umugore aravuga ati tumaze iminsi 3 twimariye araganira umugore tugiye kubasura batuzanira agafanta abazamuye akaguru ashyize ku mugabo bari bamaze nk'icyumweru w'abantu noneho umugabo aterura kakaguru arajugunya gakira Yesu utazamenyera noneho umugore abona yanezerewe twabasuye nk'abavandimwe azamura akaguru akarandika abakanenetse ko mugabo bari bambaye umugabo yari yambaye n'ikabutura amugara ati aterura kakaguru arajugunya gakira Yesu utazamenyera none wese wakakugeragaho cyane ubwo genda gakwiga okay sawa urumva abayangije amarangamutima ye muri honeymoon turareba babibonye ko ariko nta kindi kibi cyari kirimo nuko uwo mugabo ntabwo yari yarigeze yitega ko umugore azamugereka akaguru ariko iyo ako gakorwa gakurikiwe n'akandi nyuma y'umwaka agenda tubara undi mugore ntabwo tworoshye kahise hari undi mugore tugeze kuganira ariko yari yagasomyeho n'umugabo wahari turimo tuganira bisanzwe noneho umugore yari afitiye business n'umugabo afitiye business ubwo ndavuga mu bijyanye n'umutungo rero umugabo yajya kuguriza umugore yajya guha amafaranga umugore kumubwira ngo sinyira hano biba bibayemo abantu bakuru imyaka imaze kuba myinshi noneho icyo gihe tubigarutsemo harimo n'uruyama atuyunguyu uramuzi tikwa nagusinyisha amarira ahita azenga atarabaza sinyira hano yabitubwiye kuri kontwari maze arabanza ati ikibi cyarabanza akagusinyisha ugahita wumva ko ari iteme ugiye muzishyura ibyo rero birabangama nyine ariko ntabwo bivuze ngo akabaye kose umugore ahite yiruka byo bibaho ariko ikintu gikomeye cyane abagabo bagomba kwitondera cyane kibabaza cyane gutoranya abana kwihakana umwana kugira dute ku mwana kumwe bakwita wenda warabanje umukobwa sibyo bakakwita papa runaka papa Rizo wakurikizaho ugakurikizaho umuhungu ugashaka bakwite papa runaka w'umuhungu babyumva ugenda wimura gutyo ibyo nabyo hari amasomo biri gutanga uri nkaho wihakanye umwe wa mbere cyangwa se utari wishimiye kubyara umukobwa n'urugero hakaba n'abandi noneho ahita avuga ngo bamwita papa kana okay hari uwo bita sheri shushu avuga ngo nitwa Karegeya bakubwira ati papa kanaka ariko aka kanya wibagiwe izina ryaje aka kanya koko donc nuvuga ngo uri kwihakana ubupapa kandi kwihakana ubupapa ni ukugira dute kuri uwo mwana uri kwitirirwa rero nabyo birakomeretsa abantu bakabaho ngaho nono aho rero ni umugore ahita atangira kuba ikintu kimeze nk'ikinyitsi rero byumva niho handi atangira kwimurira amarangamutima ye yamaze gupfa akayimurira ku mitungo kuba nzajya mukurikirana unywa amacupa ngahe hakaba naho ugiye kubwira ati ariko amacupa unywa yose bazambwiye nkajya nyagura nkayashyira none se kuri ako kantu uvuze ko kwihakana abana niba ubyaye umuhungu bwa mbere bakajya bakwita papa runaka wabyara noneho akaba ari we zajya bahora bakwitirira yego kugeza nyine wenda mushaje ari we bahora bakwitirira abambere bo abakabi abamukurikiye bo nta kibazo oya ntabwo ari ikibazo kuko urumva ntabwo wahora buri mwaka ukubyaye siko wahindura izina ariko nibura witiriwe uwa mbere ikibazo kiba wa undi wa mbere witiriwe ushaka kumusimbuza undi wa kabiri aho ngaho uba werekanye ko uwa mbere ari ikibazo kuko papa ni papa ndabikomozaho kubera ko hari bagenzi bacu bahuye n'ikibazo nabonye ikiganiro bari mu manza nabo bishingiye kuri ntuza nk'ibi ngibi Regine yavuze umugabo yimanye amarangamutima umugore amwitendekaho kubibarika ku mitungo pratikuma nta kintu bapfa bari kuburana ngo indezo kandi bose barazemeranya ahubwo umubare wazo niho batemeranya yego ni ugiye wagejeje mu nkiko bombi pe baremeranya
kandi kubera ko bose bakiri abasereteri bashobora no kuzagera bakabana ariko ingano y'indezo niyo kibazo. Ntabwo umugabo yanze gutanga indezo, ahubwo hariyo yemera niba igomba kuyikorwamo n'ubuhuza babunyuzemo. Ariko haraho umugabo yahisha amarangamutima ye ku mugore ufite. Urumva nyuma yo guterana inda uko babanye bishobora kubitara bitari net. Umva umugore wamaze gusama akeneye akompanyoma cyane cyane iyo wamuteye inda aho ari kagira gute mukamuganiriza kugeza muri maternité umwana akavuka ukita izina patati patata bikazamuka kugeza umwana atangiye kwiga. Iyo umugore atakubonye aho rero arakuzinukwa ubundi agacungana n'ibyo utunze nibibarika. Yego bibarika. Kandi iyo bigeze kuri iyo nivo niyo uhembwa miliyoni ashobora gusaba indezo ya 800. None ko yakubuze ugasigarana desa ngo iki na 900 yasaba. Ari mu wese abakigufite bijyanye n'imitungo. Icyambere wamwimye amarangamutima ashobora no gutekereza ati buriya na miliyoni avuga ni nkeya atarayandi biki n'ibiki. Mu gihe wabyoroheje ukamuba hafi ukanyubaza bimeze bite mu nda uzajya kwa muganga ryari undi consultation prénatale kera zare 3 manza barazongereye ujyana nawe umuntu waherekeje agiye gupimisha inda ntabwo yazajya kujyana ntazakujyana mu rukiko ngo ndeza gutese kandi ubibamo uzi mwakwirwa mujya mu rukiko muri consultation ukagenda maternité ukamenya igihe azabyarira niyo utakwishyura fagitire ariko akaba ari umugabo winjiye mu cyumba yabyariyemo bwa mbere. Kubyumva cyane. None arasamye ararwaye n'umurwaje agiye kubyara muhageze ubwo ntabwo arabo mvuga ariko arabagabo baba bateye batyo akinjira maternité akarinda avamo. Ubundi hari abagabo bagira care nyinshi cyane avamo uzanye bouquet de fleurs cyangwa uza ifoto cadre poster ibintu nk'ibyo ugatanze keyo icyo gihe uba wikingije. Ariko umugore abyaye agiye mu bitaro kubyara akarinda asohoka mutabonetse ubwo kinjiye bavyabaye ngo kinjiye. Noneho iminsi 7 yo gusohora umwana ntubonetse nta na message utanze akazi kawe. Ibyo birakomeye nuvuga ngo ibyo bikoze ibyo bitasaba amafaranga kumuba hafi nibigurwa natabibona azakwitendekaho kubigurwa kandi uzabimuha. Yego numubwira uti nabuze umwanya mbwira umwana akeneye akubiteho iranje y'ibihumbi 100 azagutunarika mu bijyanye n'ibibarika ayagukamemo mpaka kubera iki wamwimye ibitagurika wamwimye ibyo marangamutima ibyo ufite bya bindi bitagombera amashuri bidasuzuguza ubigira bitagomba amafaranga wabyimanye hamwe bagutwara amafaranga yewe nta muwe urabyumva. Buriya uzajya unareba no mu manza za gatanya iyo bageze mu mitungo iyo wimanye amarangamutima umugore akubita atabarira kuko nicyo cyonyine ababonye. Ni nkayo mpuzamarira ye wamugane wa mugore wavuze ngo iyo mupasi ukagira 5 ukazagenda ukaba ariko uburi igisenzegere akavangwa abagabo bakakureba ngo bagacira inkondo uruwuheze umaze gusenya kangaye warakoze sajari byose ayose bikomere birasibangana baricira inkondo ari uwuye aho nibazajya bakuguraho ibyishimo nta uzakuguraho umunezero kuko umunezero uturuka kuri bya bindi bitabarika sibyo bya bindi bitabarika ariko ibibarika ni kugura ibyishimo gusa nko kugura byeri ntago kugura byeri kugura ibiryo kugura umunyenga ibyo byose ntago bivanaho kugura igitanda cyiza ntibivanaho ko ubona ibitotsi sibyo se ibyo bibarika akaba ariho nka compensation ni kwirofura agahinda yatewe no kutabona amarangamutima yawe akakazana mu bibarika akavuga ati ibana wamubaza uti ishuri ry'umwana nangaye 300 kandi ari nk'iry'inani cyangwa iry'itanu agahita kuba kabiri agahita kuba kabiri. Hari naho rwose nuza
Regine yabivugaga ngo abagabo ngo noneho ngo batanga amafaranga akayabarira akavuga ngo nayo mugaruye nayo babagaruje mu yampe ibyo bintu byose hari abantu baba bateye batyo. So rero inkingi z'urugo ibyo bintu bitatu uko yabivuze, urugo uruha umwanya ukerekana ko ari urwawe kandi urwishimiye, ukagaragaza umucyo mu bijyanye n'imicungire y'ibihari. Ikindi agaciro kirazira kikazizwa gukritika uwo mwashakanye, yaba yumva yaba atumva. Hari uwamukrititse adahari, mana yanjye manza simbizi atazanyumva. Hari uwakrititse umugore we noneho atahari sasa, nashatse nabi tu, uyu mugore agiye gusura uriya mubyeyi, agemuriye kwa muganga nyina w'uwo biganye, ari questioninga mu ruhame. Bahita bahamagara wa mugore ngo umugabo wawe arimo aravuga gutyo. Urushinge rwaricitse hashya gute se? Erega ushaka kubaka ntago gushya ni ukuvuga ngo urahita rusenyuka. Yahise amubona isombe mu kanwa, ahita acurika urushinge, mbese ahita amwikuramo. Ibisigaye ni ukubana muri ya mibare, mu mibare nta kindi, kuko uwo muntu yagaragaje ko mu marangamutima niba atishimira inshuti zawe, niba wagiye gusura umuntu wagize impanuka wabijajinze muri wowe quelque soit icyo mupfana, wenda mwiganye primaire mwiganye secondaire cyangwa yigeze kukugirira neza, umugabo ntabyumve, ntago ikibazo kandi umugabo afite ari agaciro kayangemo. Umugabo ni bya bindi byo gukuda ibintu cyangwa se kumva ko umugore we hari ibyo atakagiyemo, noneho amukritika mu ruhame. Ese ku buryo wakunda ibintu no kungemo? Oya, ikibazo cyari cyo kuvuga ngo wagemuriye nta sano bafitanye. Kandi ufitanye isano n'umugore wawe nawe murifitanye. Arabikritika rero abantu bahita babwira umudamu bati bimeze gutya, umugabo wawe ngo ari kuvuga ngo wirwa wiruka inyuma y'abasazi ko yaragemuriye umuntu wakoze impanuka atari we wayiteje, ibintu nk'ibyo. Umugabo avuga ngo ariko se ngira umugore w'ikigori gikwere ngo nkuba bagiye, bahita babimubwira, rwahise rwicirika. Ubu ni umubare. Muri ka gaciro tuvuga, ka gaciro n'icyubahiro, umugore umwubahira ibye byose. Abo biganye nibashaka be bari inshuti ze, abo bakuranye, umuryango we, uwo afitiye amarangamutima nawe ugomba kuyagira. Wenda wamugiraho dute akaba ari bwo, donc ntabwo ugomba gucunga icyo yashyizeho umutima nawe ugomba kugishyiraho umutima. Ntabwo ugomba gucunga kukikana ko umutwereye aya ngo ntumutwerera aya, ntabwo ugomba kureba ngo umushyitsi runaka wenda aho ugira ufite dute. Ko hari umugabo w'inshuti yanjye nawe yigeze kugira umushyitsi mu rugo w'iwabo w'umugore, ariko abigendamo gakeya, agenda areba nyuma nawe ashaka amakuru ye ku giti cye, baza kumubwira ko uwo muntu acumbikiye yahoze ari inshuti y'umugore we. Urumva ko hari igihe ariko nabyo kubikemura kugenda gake kugira ngo udasenya neza wagira ute. Ni ukuvuga ngo rero aho amarangamutima y'umugore wawe agannye, y'uwo mwashakanye, ariko Regine yavuze ku bagabo, reka ugomba kuyajyanayo nawe kugira buke kabiri, sibyo cyane. Ugomba kuyajyanayo yose, ntubaze ngo gutya ngo uko wagiyemo n'Ubugande ugasabwa bigira birebire. Aho uri kugenda witega imitego. So rero iyo byakomeye, umugore abuze amarangamutima abyimurira kuri ntuza, ajya mu kubara bya bindi bibarika, kuko nta handi nawe nta bundi nta handi abazagufatira. Yego, ariko afite amarangamutima yawe akakwizera, nta kwirwa kurebuzwa ngo uciye ahango ugeze gute, abakwizeye nyine. Burya rero abantu ntabwo, kuko umuryango ntabwo ari ibintu bidasanzwe, kuko ababyeyi bacu bayubatse batarize, n'ababyeyi babo nabo barayubatse. Ntabwo ari ukuzanamo imibare myinshi n'inyuguti nyinshi n'amategeko menshi, hari ibiba bihari. By the way, ibi turi kuvuga nge na Regi, ari byo Regine yavuze, nibyo ndi kuvuga. Ubwo ku amategeko areba kimwe cya kabiri gusa. Wabyumva? Yego.
impamvu n'abagore bahita bakora repuri tactique ku bijyanye n'imitungo nuko iyo bigeze mu mategeko nicyo kirebwa gusa. Ntabwo uzavuga ngo ngo yavuze ko nambaye nabi, ntabwo uzavuga ngo ntagera mu byumba, ibyo si ibyaha. Ibyo si wabijyana mu bantu. Ahita acungira kuri bya bindi bibarika rero. Afite iki? Iyo uvuze ngo amisha imitungo bahita bagenda hose bagashakisha. So urumva rero ni uburyo bwo kugira ngo abantu bakangure. So bagenzi bacu rero bo uko bwanjye sinifuza ko bikomeza kugenda mu nkiko no mu itangazamakuru. Bombi turimo turavugana, ariko icyo narumaritse ni icyo ngicyo. Bombi baremeranya, ariko umugore yabuze amarangamutima yitendeka ku bijyanye n'ibibariko. Kandi ariko byose birashoboka nibabona abantu babegera bakabaganiriza. Bizakunda kuko numvise itariki y'urubanza ariho umugore ko umugore yamaze kwikuramo yabuze ya marangamutima wakitendeka ku bijyanye n'ibibarika. Arakomeza akambwira ngo urukiko akambwira n'itariki. Kandi ku bwanjye sinifuza ko bigeraho. Urabyumva? Sinifuza ko bigeraho. Urukiko nirwo ruzadesida. Ibaze kumva ko ariko uwo mwana bazamwita se muvuna-nkiko, bazamwita urumva umwana yaravutse cyangwa mukuru ariga. Hari ukuntu byashoboka bigakemuka bitagombye inkiko. Ariko iyo umuntu atangiye kwizera inkiko n'amategeko ziriya nyuguti ziri ku mpapuro, ubwo urumva ko ahandi aba yaramaze kugira gute byararangiye. Ni ikibazo. Kubera iki hajemo akantu nyine kuko amarangamutima we yagize igikomere. So bimwambura ya capacity yo kugira ngo ace bugufi agende bukeya, kimwe nuko nundi nyine no ku rundi ruhande n'umugabo wenda atamuciriye bugufi bagashaka gukizwa n'amategeko, ariko ntago byakagombye, ntago rero byakabaye bituganisha. Bombi n'abavandimwe twigeze no gusangira nge nabo bombi. Nubwo ntarinzi ikijya mbere, ninge nari nabatubiye. Niba ariho bakubitaniye cyane, niba byari bisanzwe, niba gusa ibyo bindi byabaye nyuma, niba twigeze gusangira. So rero nagerageje kubegera bombi kugira ngo nibura, ariko urubanza ruri kera tuzajya kugera wenda hari icyo twabashije gushobora, kubera ko ubwo ndabivuga kugira ngo n'abanyamakuru bagenzi bacu badufashe. Kuriya mwana nawe ni umunyamakuru. Urumva umwana ubyawe na editor na presenter ashobora kuzaba nka web designer cyangwa akaba chief editor. Cyane. Ni uwacu, tugomba kubigira rero, tugomba kubigira ibyacu, tukirinda ko yazakomeretswa n'ayo mateka y'ababyeyi be. Kandi bombi nabo erega bombi baracyari n'abaseribateri. Bishobora no kuva bombi bemerewe gushakana kwa. Wenda ikibazo gishobora kuba umwe ntarabona umwanya, ubukwe nabwo burapangwa cyangwa, ariko ntabwo bakeneye kuba bahura bakagira icyo bahuriraho, kuko kuva bafitanye umwana byo ni ngombwa ko bagomba kugira ikibahuza cyane. Umwana akagira uburenganzira kuri se, akagira uburenganzira kuri nyina. Urumva rero ni ibyo kugendamo bukeya, abandi tuzafatikanya turebe ko twabageza ko twabahuza bakajya ku murongo bidategereje urukiko. Ku rukiko haracyabura nk'ukwezi kurenga kugira ngo bajye mu rukiko, kandi icyo arashaka undi arashaka. Kandi nkurikije ubushobozi bw'umugabo vraiment harimo kurengera, ariko harimo n'ibihano nyine by'uko yimanya amarangamutima. Ibyo nawe nubibona uzamenye, iyo wimanya amarangamutima tageti ni kubibarika. Ashobora no kugusigira 10% mu byo ufite, nta mpuhwe. Warimanya amarangamutima ariko wayerekanye n'ibyo baba barabizana. Urumva? Wamweretse ayinya, umugore wamweretse amarangamutima mu bibarika ahubwo ni uzana, kuko bakomereka vuba cyane, kandi twebwe urabona gabo turahuranya, ntago ari byo. So shaka usezerere. Reka ngusezerere ujye kunywa amazi. Twagomba kuvuga nta nubwo rigeze namamaza, ariko ndananiwe. Twagomba no kuvuga ku muntu umuntu watorewe kuyobora New York City, ngo ufite amamuko i Bugande, wavukiye i Bugande,
ni ibintu byashabaye nk'ibiteza navuga gukira impinduka mu mitekerereze niko nabyita nta cyabaye ariko habayeho gusa naho Trump yikanga ko Migrant ayoboye umujyi ukomeye n'uwo nguwo watowe nawe aravuga ati Trump ujye hehe n'abakire bawe noneho Migrant tuje kuyobora ubona ko byashyushye so tuzabishakira umwanya tukoremo ikiganiro yaba ngiye ku giti cyanjye cyangwa nshaka umutumirwa turebe inyungu aho bigana ariko byahise bishyuha kuko ebana barimo baraganira bitari bya gicuti ejo tuzagikora ejo se wabyemezwa n'iki icyo nkubwira nuko barimo baraganira bitari bya gicuti bari kwahuranya bari kwahuranya Trump akavuga ngo mwabaturage mwe ba New York kweri kuntu nabizeraga none butoye umunyafrika umuhungu nawe uwo musore w'imyaka 34 donc nuvuga ngo tuzabisubiramo uwo muhungu kuba yatsinze wanza ni umusiramu yabaye guverineri cyangwa meya umusiramu umugenizi w'imyaka 34 umusocialiste umumigrant kandi ibyo bintu byose kuri Trump ni ikizira urumva tutiteze nuza ikaze cyane Migrant Democrat Socialist Gen Z Muslim byose kandi nawe arabyivugira ati murabizi ko ndi umuyisilamu navukiye i Bugande akabivuga ndi umusocialist none nta no kubihisha urumva tuzabiteramo imetero turebe ngo bisobanuye iki kuko urumva nyine tuba dushaka natwe bitwegereye kuko urumva na Obama ba president na akantu ko kuba avuka muri Kenya karimo kuko yarabaye president undi ni meya w'umujyi so tuzabivugaho tufite akanya mwakoze cyane Premium Construction Group banyihanganire none mbivuze ntinze kubera banafatiyeho ntawe ntiwanyibutsa aba naba engineer bagira inama abantu mu myubakire bafite ibiro i Kigali i Remera munsi ya REB ni Rusizi mwabagana ku biro byabo cyangwa se mukabahamagara kuri 0784 42 cyangwa 0785598046 abo rero bazabagira inama mu bijyanye n'inyubako numukanya Rio Marshal Rio Estate maze kuboherereza umukiriya niba yanyambura muzambira bagaho ko twajyanyeyo cyane ariko nizere ko batazanyambura deja barimo baradiringa n'umukiriya ushaka ikibanza muri biriya byabo naye nanabemereye hari n'undi w'Inyanza bari banyemereye ko nawe azafata inzu muri za zindi za Mayange nuko nabyo numvise badashaka kurekura ariko tubanye neza nta birenze nubwo byagenze kwa kundi tukagonga ikiganiro cyanjye kigashya imashini abahungu bacu bakarara gereza nanu birakiryamiye hariya Okay, sawa mwakoze cyane rero KOP turacyari kumwe murakoze cyane ibiganiro byacu kuri KOP byo nakagaruka